tuje imbere yawe ngo naho umuntu wacu w'inyuma agira ate ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka gushya uko bukeye. Nagira gukora umurimo w'Imana nyobora umudugudu, icyo niko twayitaga icyo gihe imidugudu. Nari umusore, hari mu mwaka w'1976 nibwo natangiye kuba mwarimu, ariko mbere yaho nari umudiyakoni. Nari maze imyaka 4 ngijijwe, maze kubatizwa nangira kuba umudiyakoni ngo umurimo w'Imana kuva muri 72, ariko bigejeje 76 numva ko umuhamagaro w'Imana umpata usunika, nuko ndanabyemera. Nari nabanje kurwana n'umuhamagaro, ndawurwanya ndabyanga, numva hari impamvu narebaga nk'abantu icyo gihe, narebaga ariko si ibintu mbona ntabijyamo, kuko mbona ibyo nkora bihagije. Ariko basenga Imana, abakozi b'Imana batuyoboraga icyo gihe baravuga bati nyamara turabona umuhamagaro w'Imana uri muri wowe, ukwiriye kuza ukadufasha umurimo w'Imana. Mara igihe ntabyemera, ariko igihe kigeze imbaraga z'Imana ziramfata, nemera kuba mwarimu, kuba umuvugabutumwa, njya mu murimo w'Imana gutyo 76. Uriya mudamu wanjye rero nawe ngira ngo aho ngaho muri 76 nibwo yabatijwe, nibwo yakiriye Yesu. Nawe ntiyari amuzi, nanjye sinari muzi. Twagira ubuntu dutyo tumenya Yesu turamwakira. 77 turashyingirwa, dukomezanya urugendo rero, dukomezanya umurimo w'Imana. Twakoze ahantu hanyuranye henshi cyane, twagiye tuva tujya hariya mu byiciro bitandukanye, ariko Imana ibana natwe. Igihe rero kiragera turasoza, tujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko nubwo bimeze bityo, nubwo hashize igihe kingana gityo, turacyarwana intambara nziza yo kwizera. Turacyarwanira hamwe n'abera bose kugira ngo tuzasingire ikamba ry'ubugingo. Ntabwo ducogoye, ntabwo tunaniwe, turacyakomeza. Twahawe Umwuka Wera, twahawe ijambo ry'Imana, turacyarwana iyo ntambara. Rero turamaranira kugera aho tutaburanirwa kugera, kugira ngo tuzambikwe ikamba ry'ubugingo, kandi tuzahabwa ibihembo by'imirimo twakoreye Imana. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, urwandiko rwa mbere igice cya mbere. Twihuse tuhagere, igice cya mbere muri urwo rwandiko rwa mbere. Agakiza twarakijijwe, kandi Imana ishimwe. Dukunda kubihamya, dukunda kubivuga ko twakijijwe, twahawe agakiza. Ariko ako gakiza kari hehe? Kaboneka gute? Mbese abantu barakamenya? Mbese abantu babaza aho kari? Mbese abantu bamenya neza aho kabonerwa? Muri Kristo Yesu barahazi, mbese inzira barayimenya. Irembo ryinjira mu gakiza k'Imana, mbese abantu biroroshye kugira ngo umuntu amenye iyo nzira. Mbese umuntu ayimenya gute? Kugira ngo amenye Kristo, azahamya ati narakijijwe, ndumva ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndumva narabyawe ubwa kabiri. Bigenda bite? Ni uguhishurirwa. Reka dusome igice cya mbere umurongo wa 18. Haranditswe ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Hepfo umurongo wa 21. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi
badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Murongo ukurikiyeho wa 22. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagiriki bo bagashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Amen. Aya magambo ntabwo agoye kuyumva, arasobanutse kuyumva, ariko kugira ngo umuntu ayumve neza bisaba kuyatekerezaho kugira ngo atamucika ayumve neza. Ntabwo agoye kuyumva, aroroshye, ntabwo ari teolojiya nyinshi irimo cyane, arumvikana rwose. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ijambo ry'umusaraba, iyo abantu bakiri mu isi, nanjye mu isi nari ndimo ntarabimenya, iyo umuntu akiri mu mwijima, iyo umuntu akiri mu bubata bwa Satani, kumubwira ijambo ry'umusaraba aba abyumva nk'ubupfu. Ntabwo yumva umubwiye amagambo y'ubwenge, ntabwo yumva umubwiye ibintu bifite akamaro. Hano narebye mbona mwaranditse ngo umusaraba niho byiringiro byacu, ariko umuntu uri mu isi, umuntu utarajya mu bwa kabiri, ririya jambo kuriya ntabwo yavuga, yatekereza atari ko se jambo ry'umusaraba, umusaraba ni ibyiringiro byanyu gute? Yawubona nk'udafite umumaro, yabona ko nta mumaro urimo, none akavuga ati ariko abawufitemo ibyiringiro ubwo bafite iki? Akumva ntacyo bafite. Ariko kugira ngo dutinyuke twandike ririya jambo hariya ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu, ni uko twahishuriwe ubutunzi buri muri bo. Ibyo twarabihishuriwe turabimenya, ariko kubisi batarabimenya ni nko kubabwira ubupfu. Baba bakumva ko ari ubupfu. Twasomye hepfo ku murongo wa 21 ngo ubwenge bw'Imana, Imana ntiyashimye gukirisha abantu ngo bakizwe mu buryo yenda habanje gukorwa ibintu bigaragara bifatika by'ibitangaza binini. Oya, ahubwo Imana ngo yashimye gukirisha abantu ibintu abantu bibwira ko ari ubupfu, ibintu abantu badaha agaciro, ibintu abantu babona ko bitari mu bwenge bwinshi, ariko muri ibyo Imana ihishamo ibanga, ihishamo agakiza kugira ngo ibyo bituheshe gukizwa. Ndabisobanura reka turagenda tubyumva. Ngo dore abayuda ngo babirirwaga bashakashaka ibimenyetso, ndetse hari igihe basanze Yesu barabimubwira, baramubwira bati urakora iki? Uratwereka ikihe kimenyetso kugira ngo natwe tukwizere? Arababwira ati abantu b'iki gihe nta kimenyetso nibubahe. Ngo dore abagiriki bo ni abahanga, ni abanyabwenge, ngo bo bashakashaka ubwenge, bashakisha ubwenge ngo ahari barebe ko bamenya iby'Imana banyuze mu bwenge. Ibyo ntibishoboka. Bagakoresha filozofi, bagakoresha siyanse, bagashakira mu buhanga bw'abantu ngo ahari bamenya Imana iyo ari yo. Pawulo ageze mu Bagiriki muri Atene,
cyangwa Atenayi ngo atangiye kubabwira ubutumwa bwiza baramubwiye bati reka da mbese ibyo bitekerezo byawe uvuga kuko bari abantu bashaka iby'ubwenge by'ubuhanga gusa ariko arababwira ati reka da ntabwo mwashyira mu bwenge bwanyu bwa filozofi na siyanse ngo muzavumbure muzamenye ko hari agakiza k'Imana nta nubwo mwamenya ko Imana iriho atari ko aho nagendagenze mu murwa wanyu hari ibicaniro byinshi by'iyobokamana biragaragara ko mwibanda ku by'iyobokamana ariko nabonye ahantu handitse ngo Imana ngo iki gicaniro ni icy'Imana itamenywa ariko iyo mwashatse ntimuyimenye iyo mutashoboye kumenya iyo mwashakashatse ntimuyimenye niyo ngira ngo mbabwire ati dore ntabwo iri kure y'umuntu wese ntabwo iri kure y'umuntu iri hafi ni muri iyo dufite guhumeka ni muri iyo dufite kubaho ni muri iyo dufite ubuzima batangira guca bugufi batangira kumva ngo bashakisha mu bwenge abo bose bashakaga ibyo banyuraga iyo nzira oya ntabwo ari byo ijambo ry'Imana dusomye hano ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe ku musaraba none uwo ku Bayuda akaba ikigusha ntibamwemera yaje mube ntibamwizera ntibamwakira niko tubona mu butumwa bwa Yohana igice cya mbere ngo icyo akora abagize amahirwe yo kumumenya ngo bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ntabwo tujya gusoma imirongo myinshi turihutamo gatoya kumenya Yesu ni iby'igiciro ariko kuki yagendaga mu bantu ntibamumenye kuki Abayuda batamumenye dore impamvu batamumenye iyo bamushakaga mu buryo bw'abantu iyo bamutekerezaga mu bwenge bw'abantu ntibamumenyaga ibyashoboka ariko iyo bamushakaga mu buryo bwo kwizera Imana no kwizera iby'Imana yavuze n'amasezerano yayo nibwo bamumenya urumva ni uburyo bubiri bari barabwiwe n'abahanuzi ko uzaza ari Mesiya hazaza umwami ukomeye cyane yicare ku ntebe ya Dawidi nuko babyumvaga akureho ubukoroni bw'Abaromani nuko babyumvaga azaba akomeye azaba ari umutware kandi barabisomaga muri Bibiliya ngo ubutware buzaba ku bitugu bye bati umuntu byanze kuza azaza akomeye nuko babyumva ariko agiye kuza mu isi avukira ahantu hakennye avukira mu kiraro cy'inka aciye bugufi arererwa kwa Yosefu na Mariya noneho bakajya bagira ngo ni umwana wa Yosefu na Mariya bikagarukira aho ngaho ariko igihe kigeze ngo abamwumvise abamwizeye bagiye bakumbura bagiye bahishurirwa gahoro gahoro ko uyu nguyu atari mwene Yosefu na Mariya ngo be biciriye aho ngaho atari umuturage gusa w'i Nazareti ngo be biciriye aho ngaho igihe kimwe Yesu ari kumwe n'abigishwa be yarababajije arabaza atari ko mugenda mu bantu hano hanze mwumva banyita nde bagira ngo ndinde buriya mujya mwumva bavuga ati turakumva rwose none se mwumva bavuga ko ndinde buriya baransobanukiwe buriya baranzi neza bigishwa bati tujya tubyumva rwose baravuga bamwe bavuga muri Eliya abandi muri Yohana batiza
abandi kurumwa bahanuzi nuko babifasha nuko babifasha. None se mwebwe n'abigishwa banjye tugendana, mwebwe ko mbona tubana, ko mbona dusangira, mwebwe munyitane, muransobanukiwe? Bahise basubiza, muratekereza ko bahise basubiza icyo kibazo? Oya, bararebanye. Twebwe se buriya nyine urabona nyine turakuzi nyine, none se niba duhamagaye turi abigishwa bawe? Oya, icyo nshaka musubiza, mwebwe munyitane, mundinde, muranzi. Bamara akanya bibaza, bamara akanya batekereza, ariko bari aho bacecetse, bari aho bumiwe, batazi neza igisubizo bagiye gutanga. Umuntu witwa Petero umwigishwa wa Yesu ngo agira atya azamuka, ndumva igisubizo ngibonye, ngaho subiza wowe. Ati ndakuzi neza, uri Yesu Kristo umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu aramusubiza ati urahirwa Petero, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ntabwo ari byo biguhaye kumenya icyo gisubizo, ahubwo bihishuriye bivuye mu ijuru. Mwumva ko kumenya Yesu ari uguhishurirwa bivuye mu ijuru. None se ntibagendanaga nawe, ariko bari bataramumenya. Reka turebe gatoya twihuse, ntabwo tujya kuhasoma, ni mu Bami ba kabiri. Aya makuru murayazi, mushaka ndayababwira, mwe kujya kure cyane. Abami ba kabiri ni igice cya 5. Iyo tugiye mu gice cya 5 tugasoma duhereye ku murongo wa 9 tukanakomeza, tuhabona inkuru z'uwitwa Namani. Aya makuru ntimuyazi se ibya Namani? Bose reka tubivugeho gatoya rero, turabivugaho gatoya, ariko mwumva ukuntu bitangaje ibya Namani. Ngo yari umugaba mukuru w'ingabo za Siriya, yari shefu wa etat-major w'ingabo za Siriya. Siriya icyo gihugu muri kiriya gihe, Siriya yari igihugu cy'igihangange. Siriya, Misiri, Babuloni, ibyo bihugu byari bikomeye cyane. Yari arwaye indwara imukomereye cyane, imugoye y'ibibembe, niko tubisoma. Aza kumenya amakuru, mwumva uko yamenya amakuru, mwumva imyumvire uko ibimeze. Aza kumenya amakuru ko mu gihugu cy'Isirayeli, cya Isirayeli, hariyo umuhanuzi, ngo hariyo umuntu wabasha kumukiza iyo ndwara y'ibibembe. Ayo makuru arayamenya neza. Amaze kuyamenya, dore icyo yakoze, yashatse esikoti, abagaragu be, abamugaragiye, abamuherekeza, ashaka amagare, ashaka imyambaro y'icyubahiro, ashaka izahabu, ashaka ifeza, ashaka ibintu byinshi, arabipakira. Bari abantu benshi cyane. Aragenda ajya mu Isirayeli. Agezeyo arahayoboza, arahamenya, ntabwo yari kuhayoberwa. Ajya ku muhanuzi, asanga umuhanuzi Eliya, ahindukayo arahamenya. Ngo akihagera, ahagaze aho ngaho, arababwira ati nigere. Urumva ko yari afite ubushizi bw'amaguru, umuntu ukomeye nka kuriya, yari akomeye mu gihe cye. Ngo ndashaka umuhanuzi, ndashaka umuntu w'Imana, ndashaka ko tubonana, ndashaka ko tuvugana, uwitwa Eliya umuhanuzi. Elisa, urakoze cyane. Ndashaka umuhanuzi Elisa, mfite ikibazo ndagushaka, mufitiye ubutumwa. Abagaragu be baragenda baramubwira, hariya hanze hari umuntu ugushaka, kandi arashaka ko mubona.
ninde ni umuntu ukomeye uvuye muri Siriya ni umuntu ukomeye uvuye ategeka ingabo arakomeye cyane azanye n'abantu bakomeye umuhanuzi w'Imana aba yabimenye Elisa aba yabyumvise neza umwuka w'Imana yamuhishuriye arababwira ati nimugende mumubwire ngo ntabwo mbonana nawe ntabwo ari bwinjire mu nzu yanjye baraza baramubwira ati aratubwiye ngo rwose ntaho ndiyaza kuha ntabwo mubonana ntabwo muvugana uragarukira aho ngaho rwose ngo ntiwinjire musubire mumubwire ngo mwamubwiye uwo ari we mwamubwiye umushaka mwamusobanuriye yabimenye neza ko ari jyewe Namani utegeka Siriya ingabo zabo basubiraho baramubwira Elisa aramubwira ati nimugende mumubwire akate asubire iwabo icyo akora ikimuzanye ndakizi mumubwire aya magambo nagera kuri Yorodani asubirayo arimo ataha ahagarara yururuke yicishe bugufi ajya mu ruzi rwa Yorodani yibiramo inshuro zingahe zirindwi ngo babimukoze baramubwira baterekana ntabwo umuhanuzi akwakira akatusubireyo n'abantu bawe n'ibyo wazanye byose ahubwo yamenye ikibazo ufite nugera kuri Yorodani wibiremo karindwi urakira yabyumvise neza ngo ararakara ngo arahindukira aravuga ati uyu muntu azi icyo akoze akagahugu kanyu twagatera tukagasibanga none yaje kugakira arambwira ngo mpindukire njye kwiyuhagira muri Yorodani ikibazo iwacu nta mazi aha murumva ibyari kumukiza yananiwe kugira ate ntiyabisobanukiwe aho ibimukiza biri siho yabyumvise si uko yabyumvise dore uko yabyumvise nari nzi ko niko byabizanye nari nzi ko ari bumpamagare nkinjira mu nzu ye akarembarembya ibiganza bye ku mubiri wanjye murumva uko yabyumvaga rero niko yumvaga ari bukire none arambwiye ngo ningende njye kwiyuhagira muri Yorodani iwacu n'amazi ahari inzuzi nziza abana nafata ntizihari ntabwo nakiriramo urumva ngo arasuzugura arakata agenda araka ubwo icyari gisigaye ni ukuzagaba igitego akabafata akabarinda ngo aragenda ngo ageze kuri Yorodani abagaragu be baramubwira ati nyakubahwa murumva ko noneho inzira yo gukiriramo ntabwo yayitekereje ukundi ariko nayo iri ukundi nyakubahwa ntiwakwemera ese yagusaba ibintu biruhije buriya ntabwo wari kubyemera none reka duhinyuze tubikorere byibura guhinyuza emera wururuke ujye ngo turebe da ataha reka mve kujyamo ariko ibi ntabyo aya mazi ni n'amabi ajya mu inshuro ya mbere nimurebe ko ndakize aya mazi ashobora kunkiza batisubiramo bwa kabiri nyakubahwa kabiri gatatu kane niba inshuro enye ndakize se ibindi biracyashobotse subiramo nyakubahwa ugire karindwi se niyo shingano niba aya mazi akiza wayajyamo rimwe cyangwa gatatu kane gatanu gatandatu ntiyakira gatandatu batari kwasigaye iryo rimwe niba ari ugukira aya mazi nyamaze mu mwanya yakagombye kuba yanjijije batari iryo rimwe ongeye murebe iryo rimwe ko ari cyo ryakora hari hasigaye rimwe arongera ajyamo inshuro ya rimwe avuyemo ngo avamo yakize neza aratangara
umwana arengarembye ibiganza bye ku mubiri wanjye, niko yibwiraga ko ari bukire. Ariko gukira kwe ntabwo ari iyo nzira Imana yari yagennye ko akizwa no kwizera, akizwa no kumvira icyo bamubwiye, icyo umuntu w'Imana yamubwiye. Gukora icyo Imana yategetse nicyo cyonyine cyagombaga kumukiza. Hari igihe abantu bagira ngo ni inzira y'agakiza bakayishakira aho itari. Yesu yaravuze ngo ntigerere, umuntu nahishurira iryo rero, umuntu niyinjira muri iryo rero azakizwa, azabona ukuri. Ariko nagahishurira iryo rero ngo aryinjiremo, ntabwo azakizwa, azakomeza arorongotane ayoberwa aho agakiza kari. Iyo turebye hariya mu butumwa bwa Yohana igice cya 9 guhera ku murongo wa 5, Yesu ari mu nzira n'abigishwa bagenda, ngo yahuye n'umuntu wari impumyi. Dukunda kuvuga ubana n'ubumuga bwo kutareba, ariko hano reka dukurikize uko byari byanditse hariya. Bahuye aramureba, amugirira impuhwe, amugirira imbabazi, aca bugufi atoba kondo, niko byanditse, ngo agatobesha amacandwe. Yesu arangije ako kondo agasiga ku maso y'uwari impumyi, agasiga ku maso. Ubu rero biriya birimo agakiza koko. Ngaho nawe iyo abaho uhari nanjye mpari, ndibwira ko hari abandi bari bahari twe tudahari. Nawe tekereza iyo tuhaba. Yesu yari asanzwe ahumura impumyi, abantu bari babizi. None ahuye n'undi muntu nawe ufite ubwo burwayi, ntamuhumuye, ahubwo atobya kondo akamusize ku maso atareba. Noneho bihumye hehe? Umuntu yari kuvuga ati sha yakijije abandi, ariko wowe uviriyemo ntabwo ari umukize. Dore aho aramuhumuye n'agasura wari ufite arakangije. Murumva inzira y'agakiza? Ariko iyo niyo nzira Yesu yashakaga kumukirizamo. Murabyumva ukuntu bitangaje. Arangije aramubwira ati aka kondo musize ku maso none hanona, shaka uko wiyaranja bakurandate nk'uko bisanzwe, ugende ujye Silowamu, nugera i Silowamu ugira ute? Wiyuhage. Ngo aragenda bumvira, aragenda ajya i Silowamu. Agezeyo ku mugezi ku kidendezi gihari, ayora amazi, ariyuhagira, akiyuhagira aramuha. Murumva iyo nzira? Yesu ashimwe. Iyo ni inzira yo kwizera, kwari ukugira ngo akizwe no kwizera. Ngo agarutse agaruka areba, nawe atubigewe yakukijije ate, arabibasobanurira. Hari igihe abantu bibwiraga ko ni ibitangaza hari amabuye n'ibitare birabanza byiyase kugira ngo umuntu akizwe, kugira ngo umuntu ahishurirwe Yesu. Ahari inyenyeri zirabanza zimanuke zive mu ijuru. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ndibuka igihe nakizwaga, umunsi nihanye bwa mbere nkizwa, kandi nihanye bwa mbere nakizwa, ntabwo nihanye inshuro nyinshi. Oya, nagiye mu rusengero ku cyumweru, cyakora bari barabwirije, najya mu rusengero bandarika singeyo, ariko icyumweru kimwe njyayo barandarika njyayo, ndakizwa. Hakoretse iki? Byageze bite? Hari ibintu by'ibitangaza se byakoretse abantu babona inyuma. Icyo bakoze bahamagara bihana, ndatambuka ndapfukama ku kirango ngaha hamwe n'abantu, ndapfukama
baradusengera. Bamaze kudusengera turahaguruka turagenda. Igihe cyarageze ntangira kwiga umubatizo, ariko uwo munsi nagiye kijije. Muzi ibintu nakijije, muzi ibitangaza Imana yakoze kuri jyewe uwo munsi bikomeye cyane, ariko ntabwo abantu bari kubibonesha amaso. Gukizwa ni imbere, gukizwa ni ukwizera, gukizwa ni uguhishurirwa, gukizwa ni ibanga, ni ibintu bihishwa ahantu. Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze nk'izahabu zahishwe mu murima, ziri ahantu mu murima, ariko abantu bazigenda hejuru batarazibonye. Niko agakiza kameze. Uyu munsi hari izahabu bagenda hejuru, uyu munsi hari ubutunzi bagenda hejuru ntibabona. Ngo ariko umuntu umwe ahanyuze, sinzi uko yagize atagira amahirwe, ahari yakubise ikirenge ahantu haratengukaho buhoro, arasibona, ngo arongera aratwikira. Umunezero utuma ajya gushaka nyir'umurima kugira ngo awugure ubuwe. Ubwami bw'Imana burahishwe, buri ahantu. Uyu muntu Yesu yari asanzwe ahumura n'abantu. Ngira ngo ahari hari undi waje nyuma, yenda aramubwira ati reka nanjye nirukanka njye mu kidendezi cy'Isilamu niyuhagire. Ahari ndakira, ariko ntibyari gushoboka. Ntabwo byari gukunda. Namani amaze gukira ibibembe ku ruzi rwa Yorodani, reka dutekereze ko hanyuze undi mubembe. Ese buriya nawe yari kuruhuka ngo akajyamo agakira? Oya, ntabwo yari gukira. Yari kuvuga ati mbonye umuntu wiyuhagiye muri Yorodani arakira, mbonye umuntu hari igitangaza, yewe mama we, ntituzi ibintu byakozwe, ntituzi uko byabaye, reka nanjye njya ndebe ko nakwivugira ngakira. Ntabwo yari gukira. Uriya Namani yakijijwe n'ijambo. Baramubwira bati Yesu yari hirya mu giterane, kandi tujya twumva ngo akiza abarwayi, none wararembye, reka nararembye, ngo ibintu bye yari yarabimaze abiha abavuzi byarananiranye, amaze imyaka 12 ababara cyane. Baramubwira bati tujya twumva ngo arakiza, wazagiye nawe ukareba ko ntawe ukadafunze imitwe, nyabuneka ubuze uko agira apfunze imitwe hirya no hino, wazagiye nawe ukareba ko hari icyo yakumara. Bukeye ajyaho Yesu mu giterane, asanga arimo arigisha mu bantu benshi. Yari umudamu, ko ryari bari hagati y'abantu ndamugeraho, ariko kuko yari ababaye, kuko yari afite ubushake bwo kugeraho Yesu ari. Rega ntiwageraho Yesu ari udafite inzara n'inyota, utababaye ngo wumve hari ikigusunika. Ariko amenengana mu bantu bamureba batari kurahirika abantu ujya hehe, bamwe bakabona yishe gahunda, ariko yari azi aho ajya. Ageze aha amugera hafi, agera hafi y'aho Yesu ari, ngo yumva muri we ngo afite kwizera kwabasha kumukiza. Imana ikunda cyane. Ngo aramubikira ati sindi bumubwire, sindi buvuge, ahubwo ndakora ku mfunda z'umwambaro we. Ninzi ko roho ndakira, niba akiza, niba afite imbaraga zikiza, niba ari Imana, ndamukoraho gire. Niko yabigenje, akora ku mfunda z'umwambaro, akizikoraho gutya gatoya gusa, ngo ahera ko yumva arakiza abayobozi. Imana ishimwe cyane. Muri Yesu harimo imbaraga. Ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari Yesu w'i Nazareti gusa, rubanda nk'abandi b'umubaji, uwo babonaga baza, uwo babyirukanye ku musozi, uwo babonaga agenda hirya no hino, uwo babonaga arya bagasangira, uwo babonaga ananirwa akicara. Nuko bamwe bamutekereza, ariko muri we niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, ngo ibimwuzuye nibyo natwe twahawe. Imana ishimwe cyane. Tugana ku musozo,
Yesu kwishurira abantu kugira ngo bamubone bamumenye byari ibanga rikomeye cyane. Muribuka ku musaraba mu butumwa bwiza bwa Matayo ntabwo tujya kwasa ngo ari ku musaraba hari abantu babiri babambwe bakatiwe urubanza rwo gupfa kimwe nawe. Uwo munsi hari abantu batatu bagomba gupfa bamanitswe ku musaraba. Niko igihano cyari kimeze. Hari Yesu hano ku musaraba uri hagati, hari undi hariya uhabambwe w'igisambo, hari undi umanitswe hariya nawe w'igisambo, ibisambo bibiri. Ngumwe abwira Yesu atari ko numvise ngo wagiye ukiza abantu, ko numvise ngo wagiye ukora ibitangaza, none ukaba umanitswe hamwe natwe, wakabaye Imana, wakabaye ukora ibitangaza, ntiwakwikijije natwe ukadukiza. Uwo ni umwe. Murumva uko yabyumva. Undi mugenzi we nawe aravuga atari ko mugenzi wanjye uvuze nabi, twebwe turi hano kubera ibyaha twakoze, ariko uyu we nta cyaha yakoze. Aramubwira ati mwami, nugera iwawe muri paradizo yawe mu bwami bwawe uzanyibuke. Yumva ko bavuze ari babiri ariko bakavuga ibinyuranye n'iby'undi. None se ubwo ninde mwarimu wahishuriye umwe undi ntiyamuhishuriye? Kuki umwe yahawe yagize ari amahirwe undi ntayagira? Yesu aramusubiza ati uwa mbere ntiyamushubije yaraketse amwihorera, ariko wa wundi aravuga ati ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo y'Imana. Urumva uwo utararokotse, uwo ntiyarusimbutse, amenya ko uri ku giti nubwo yambaye ikamba ry'amahwa, nubwo ari ku musaraba, ariko ari umwami kandi afite ubwami. Arabihishurirwa, arabimenya. Amenya neza yuko uwo basuzuguye, uwo nguwo abasirikare b'Abaroma barimo bacunaguza, barimo batuka ibitutsi byinshi, amenya neza ko uwo nguwo ari umwami. Amenya neza ko uwo nguwo waciriwe urubanza rwo gupfa naho ari bupfire ku musaraba, ahishurirwa neza ko urupfu rutazamuherana ngo nugera mu bwami bwawe uzanyura. Murumva ibanga y'ishuri. Imana ishimwe cyane. Kumenya Yesu ni uguhishurira, ni ukuvumbura, ni ukumenya ko muri we ntabwo ari ibintu bisanzwe. Mbese agakiza karacyari? Mbese uyu munsi izo mbaraga zikiza zirahari? Hano zirahari? Mbese Yesu uyu munsi ibitangaza yakoze hano yabikora? Ubu umuntu yakwibwira ati kugira ngo ibintu bikorwe ni ibitangaza, ahari turasaba umuriro umanuka mu ijuru, ahari turagira dute, ahari turumva umutingito. Oya, umunsi ngizwa mu bintu nakijijwe byari byarananiye kubera. Hari igihe umuntu yishora akinjira mu bintu, mu bubata bwa Satani, akinjira mu byaha, bikamukubita bikamubabaza, hanyuma guhindukira ngo abivemo n'imbaraga ze bikamunanira. Nashatse inzira yo kubisohokamo birananira. Nabonye kwinjira bikunda, mu byo ninjiyemo rero bigakunda. Nanyoye itabi ryinshi, ngeraho nshaka kurireka biranga, ngeraho ryinumba biranga, nkarima naryanze, nkaryihana nkavuga nti atabi warangorobeje uyu munsi sinkunywa. Hanyuma uwo munsi ukanira nakoze ibishoboka, mbwira umuntu mugenzi wanjye ni byarananiye, nawe arambwira ati nanjye byarananiye. Ese wowe wabigeye? Ati nagezeho mfata ibimonyo, ikimonyo muzi ko kivuka cyane, ati nkagitekera mu itabi, ati ngakura umunsi ngo unukire nuke hanyuma ndizinuke. Ati biranga, ati rwongera nkarira. Murumva ubwo bata bwa Satani.
nanjye rero nuko ryari ryarangiye nkarimo ntabishaka nkarimo nshaka kubivaho ariko byaraza ariko umunsi niyihane ibintu abaganga batari kungiza ibintu abakomeye batari kungiza batari nta muti wari uriho wari kuboneka ngo munywe hanyuma iyo nyota ivemo ntibyari gukunda ariko igitangaza gikomeye abantu batabonaga ni kukarabona apfukamye aho ngaho baransengera aho ngaho ndababarirwa ndakira nturwa umutwaro undi muntu wese atari kumbura mbohorwa ingoyi undi muntu wese atari kumbohora kandi imbere y'amaso y'abantu byari bisuzuguritse murabona byari nta kindi gikozwe nta kindi mboze ariko hari icyakorese kinini cyane mu mutima wanjye hari icyo Yesu yaje arakora kinini cyane abantu batarebesha amaso ariko mu bigayitse njya gupfukama ku karago baransengera bandambise ibiganza ndababarirwa ariko abandi batabizi baribagije batari ko ubwo hari icyo byakumariye gupfukama hariya hari icyo byakumariye bagusengeye ndabwira nti byakimariye kuko uyu munsi naretse itabi Imana ishimwe cyane kandi nagiye ndinywa riri mu nageze ku rusengero ntararirangiza isegereti yanjye hari hafi ndarizimya rero risigaye mu mufuka ariko ubu naherukiye iryo ngiryo Imana iramba muri ukuntu Imana ikora umurimo wayo uyu munsi wa none waba uri mu bubata bwa Satani waba warinjiye mu kintu kugisohokamo byarakunaniye hari abajya mu biyobyabwenge kubisohokamo bikabananira ingoyi ikabafata ntibavemo hari abajya mu buraya kubusohokamo bikabananira ariko iyo babonye Yesu iyo bemeye kwizera iyo bemeye kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isilowamu iyo bumva ijambo ry'Imana ni hano n'aha Isilowamu n'aha ni kugira ni ugupfuka ni ukumvira ijambo ry'Imana ni muri Yorodani ya Namani ni muri Yorodani ariko we ni hano ku karago ahari undi ni Isilowamu ariko we ni hano irembo urarizi Yesu uramuzi abantu ntibajya bamushakira agakiza karacyahari ibitangaza biracyakorwa Yesu aracyababarira Yesu aracyakiza ntuzategereze ko isi izagomba kunyeganyega Yesu aracyakora umurimo hazanyeganyega niwemera kumvira niwemera kwizera niwemera kwihana niwemera ugasaba imbabazi z'ibyaha uzumva ko isi inyeganyeze mu mutima wawe uzumva ko hakoretse igitangaza gikomeye cyane mbere usange Yesu mbese wazi ko musanze mbese wakwakira agakiza aracyakiza abamusanze ngo nitumwizere nitumwakire dore ndakomanga niko yavuze ndakomanga ku rugi umuntu nanyumva niyumva ijwi ryawe agakingura nzinjira iwe dusange abantu baragenda hejuru y'izahabu ntibabizi erega ijambo ry'Imana riravuga ngo natwe ntibatuzi niko Yohana yavuze ngo bakundwa ngo ab'isi ntibatuzi ngo n'uri muri twe ntibamuzi kandi uri muri twe aruta uri mu bisi bagenda hejuru y'ubwami bagenda hejuru y'ibyakabakijije bakajya kubishakira ahatari hari igihe abantu bajya gushakira agakiza mu buryo butari bwo ahatari ariko Yesu uyu munsi wa none ca bugufi gusa wizere niko Yesu yabwiye ab'i Betaniya kwa Mariya na Marita ngo nimwizere uyu munsi wa none ngo murabona ubwiza bw'Imana nawe niwizere urabona ubwiza bw'Imana urabona ibitangaza by'Imana aho wari warabiburiye none ujye uvuga ati ko abantu benshi bagiye baduha ubuhamya yamara gukizwa agahagarara mu rusengero ati urusengero naturanye narwo imyaka myinshi nahanyuze imyaka myinshi aba baririmbyi numvaga baririmba nkitambukira ntazi ibyo ari byo ati sinari nzi ko aha hantu nahabonera Imana
atabizi, akabicaho atabizi, akagira ngo ni ibindi bintu by'ibitangaza azagomba gushakisha ibitare bikaritagurika. Oya, ni ijambo ry'Imana no kuryumvira no guca bugufi no kwemera icyo Imana igusaba no kwizera ubwira. Ngwino kwa Yesu, ngwino tugusengere. Va mu bibi, ngwino wakira agakiza. Va mu byaha, turagira ngo dusenge. Ntugire ngo tugiye kure, ntugire ngo turangije vuba cyane uti ko mwihuse. Oya, umunsi nihana ntabwo batinze, ariko ibyo bihe byagiye. Ndibuka ko icyo gihe umwigisha yajyaga kurangiza, uwihana we yumva batinze guhamagara, ahubwo uwajyaga guhamagara yajyaga guhamagara arihana. Ko bahageze nabo basaga bahageze tutarahamagara, tugisoma ijambo ry'Imana tugezemo hagati, ukabona abantu batangiye guhaguruka abandi bavuga abantu ngo tubasaba. Dusenge Imana, twitekereze. Ubu abatubwira bati mujye mubikora muri rusange, mujye mubikora muri rusange, ntimugahamagare ngo ngazahaguruke ngo aze kwihana. Mujye mutubwira duhaguruke twese icyarimwe hanyuma dusenge. Ahari banze ko nibwo buryo hari bwiza simbizi, ariko twebwe icyo gihe twahamagara, yewe munyabyaha we, ngwino kwa Yesu aragushaka. Va mu byaha, va mu bujura, va mu buraya, va mu businzi, ngwino kwa Yesu. Va mu rugomo, va mu bibi, ngwino kwa Yesu. Atsinzwe mu mutima we, atsinzwe n'urubanza, atsinzwe n'ijambo ry'Imana, agahagurukarira, akaza ababajwe n'ibyaha bye. Iyo twamara kumusengera akamera nk'utuye umutwaro akagenda yiruhukije, agasubira mu mwanya we agenda ashima Imana. Ndanezerewe cyane, Yesu nejejwe ni Yesu arambabariye, Yesu akubabariye. Ubusinzi byari byarananiye, inzoga zari zarananiye kuzireka, nari ngowe, nari ndushye. Ese hari icyo wumvise mu mutima wawe? Yego, numvise Yesu yinjira muri iki. Umuririmbyi yararirimbye ngo kuva ubwo yanyinjiyemo, kuva ubwo yanyinjiyemo, aba muri jyewe, ndamwizera, naramwakiriye. Nawe niba wumva wemezwa n'umutima wawe, burya genda nkunda aho nayoboye hose, imidugudu nayoboye yose, ntabwo nakundaga kubatirisha abantu benshi. Oya, nabatirishaga abantu bake cyane, kereka iyo babaga ari benshi ariko banakirwa hari abantu benshi, nabyo byarakoraga. Ariko numvaga nabatirisha abantu bake, 5, 10 ngagarukiraho, cyangwa abantu benshi 20. Kubera iki? Kubera ko narakurikiranaga cyane, nkababaza cyane, nkemera ko babatizwa maze kumenya ko babyawe bakabiri. None reka niba uri hano watsinzwe mu mutima wawe, ngwino tugusenge, ngwino wakire Yesu. Uramukeneye, nta kindi cyagukiza, nta kindi cyaguha amahoro. Ngwino wakire Yesu. Niba ubari ndahari, uwo mwanya reka tukugira aha dusenge. Murakoze cyane. Noneho rero tugiye gusenga muri rusange, ariko ntabwo dusengera abihana, kuko abihana twabahaye umwanya wabo ntibihana. Ko twajyaga duhaguruka mu kivungi se tukihanira mwaho, hari ikindi icyo kivungi tuzagira aho tugikureho. Kwihanira mu kivungi si byo abayobozi, ubu tuzajya tukirwa n'igisera ababyaho bakabiri, tuzagira aho tubikureho. Tuhamagara abihana baze bapfukame batsinzwe n'ijambo ry'Imana, tubasenge bakire Yesu. Niba atari ibyo, ubwo nta bana, muhaguruke rero dusenge muri rusange, dushima Imana. Nibyo byiza, niko kuri, ariko ntibibujije ko wakumva asinzwe n'urubanza mu mutima we, yenda akavuga ati ariko nuko twasenze muri rusange, ariko nakomeje kumva ijambo ry'Imana ari ingomanga,
ukomeje kumva nakwihana hari abayobozi uzabasanga kadusenge Imana mwami wacu Yesu Kristo mwami nyir'ubuntu uwo twaboneye mu bugingo uwo twaboneye mu agakiza witanze Golgotha ku musaraba ab'isi ntibakumenye natwe ntabwo twakumenye ariko igihe kiragera turawishyurirwa tumaze kumva ijambo ry'Imana iryo jambo riduhesha kwizera kuduhesha kwicuza biduhesha kwihana turakwakira umukiza turababarirwa hari abavuye mu businzi bari bagushe hari abavuye mu biyobyabwenge bari bagushe hari abavuye mu bujura bari bagushe hari abavuye mu byaha byinshi bari bananiwe barakureba bakubonye barihana bakubonye barakira oya haleluya bizeye ijambo ryawe bizeye ubutumwa bwiza bizeye umurimo wakoze ku musaraba bayishuriwe imibabaro yawe bayishuriwe impongano watanze barihana barababarirwa abo ngabo ni abana b'Imana ariko haracyariho n'abandi bataramenya inzira bakirandagira hose niko umuririmbyi yavuze ndorongotana mu nzira mbi mu byaha najyaga ndorongotana ndaramenya umukiza ndaramenya irembo aho riri ndaramenya ku musaraba ndaramenya aho umuntu yakirizwa najyaga ndorongotana nari meze nk'inyoni y'ingwa ngo nyuma nakiriye umwami Yesu ndamwizera ndababarirwa ngera ku isoko undi muririmbyi ngo najyaga njya ku iriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane naba ngiye kunywa agakama nkayabura nkiheba ariko igihe kigeze mbishurirwa isoko nziza aya mazi y'ubugingo ngo kunyoyeho ututubiza imbere muri jye uhinduka isoko y'amazi y'ubugingo ngumaho nshira inyota Yesu mwiza uduha umugisha itorero umugisha iteraniro ryose mwami wanjye mwiza niba hari utarakumenya ahari utarakwizera hari uyobewe inzira y'umukiza hari urarongotana atazi icyo gukora uwo nawe umureke umukurikirane umuhishe amenye neza ko hari ubutunzi bw'umukiza ko hari Golgotha ku musaraba aho twakirizwa aho tugera tukihana aho tugera tugapfukama tugasengerwa tukababarirwa ibyaha uduha umugisha utunezeze mu izina rya Yesu sabye nizeye amen.